Zamukaria tugiye kujya kuri gare ya Huye akaba ari umukinnyi wamaze kwataka reka turebe niba ninde uyuje uko aje kureba niba byakunda nabwiye ko hano kuri gare ya Huye kuri mise no byose bigomba kubera yakoze attaque ndabona yambaye imyenda y'ubururu nk'umukinnyi wo muri Sudan reka turebe niba peloti ikomeza itakora reaction niba nde gukurura rero akaba rero amaze kwinjira n'ubundi yasizeho umuhanda ujya mu kare mu ntara y'uburengerazuba ugira Rusizi ninde yazamutse ajya gushaka stade peloti imwe yamurembereye peloto ndabona abakinnyi batatu bari gukurura bashaka kuja mayo John ari hehe Mayo John ndabona umukinnyi ko nambaye umwenda uriya ni umukinnyi wa Istanbul umukinnyi wagiye muri attaque akoze rekaba isigarwa mu buryo bwo cyane na peloto ahanga ugomba kuba ufite furgaze uyu nawe arafashe tugeze ku muhanda ujya kuri stade ya Huye akaba peloto iracyari kumwe Mayo John ari ndabona abakinnyi b'ikipe Sitaria bakoze hasi arakuza mu kariya ndabona umunyeteria ni Seyabari Enoke ndabona ari abakinnyi ikilometero cya nyuma kayishema ikilometero cya nyuma peloto yose cyarimo cya kontrola Mayo John yasigaye ntago turi kumubona reka turebe bamaze kugera imbere ya House Hotel Foko bamaze kugera no ku karere ka Huye reka turebe rero ninde peloto yose controle ntago bashaka kuba bakina umukino umwe acyagenda umwe reka turebe rero Eritrea yageza kwa Axel ko bahita bafunga umuhanda urabu ni uga defense bwiza arimo arazamuka umunyeteria yigira imbere gatoya amaze kujya ku mwanya wa kane yabariye no byabara amatage kubyara amavuta abakinnyi ni ikipe imwe hano abakinnyi bambaye imyenda isa harimo abakinnyi muri Chonoro nabande ku buryo byagora kwitumenya ngo uriya muntu nde reka twenda ndabona umusore muri picnic yafunguye umupira we ninde ndabona Philippe Koyo akaba ari we directeur technique wa Tour du Rwanda ndabona Mayo John nawe n'umusore muri Istanbul Mayo John mbonye atunguka hirya ikipe NSN yatakaje Mayo John wabo ese reka turebe ngabo igikundi cya mbere kase twamaze kwibona reka turebe rero ninde ugiye gutwara ino sprint NSN Enoke Murobani yamaze gufata position nziza reka turebe Enoke yamaze guhagurukira Enoke masha position nziza reka turebe rero Enoke Murobani yamaze kwatikira mu ndege Enoke Murobani Enoke ariko Enoke muri NSN atakaria sprint derrière turebe NSN akaba rero NSN nyuma gutwara leta peri Rwamagana NSN basaba n'ibizani tape ya Huye Enoke Murobani yafuze position za muri metero za nyuma birangiye rero Enoke abaye uwa gatatu gukora etape y'ukurangiye etape rero ikaba yegukanywe n'ubundi ikipe ya NSN kuko bazamutse babona ko Mayo John wabo n'ubundi adafite uburambe mu kuba yazamuka ngo Mayo John wamaze kuhagera NSN ari babegukanye Enoke abuze position Enoke biranze baramufunze ikintu bakoze n'ikintu bamukoze kuko bari babizi neza ko Enoke ari umukinnyi wo kutikoreza etape rero ya kabiri ikaba yegukanywe na Paul Marty Sonario uyu nguyu yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2004 afite imyaka 21 akaba akomoka mu gihugu cya Espagne uyu rero akaba ari we wegukanye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda.